Shalom shalom, ndakwakiriye kuri Youth Time Revival. Kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka nongere nishimire kubana nawe uyu munsi muri gahunda yacu ya nicyo gituma tudacogora. Aho rero tugiye kurebana ijambo ry'Imana uyu munsi riri mu butumwa bwizwe bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 6 n'umurongo wa 10. Umurongo wa 10 Matayo igice cya 6. Ijambo riravuze ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Amen. Uyu munsi ndashaka kubwira ko ikintu Imana yaguhamagariye ari ugufata ibintu ifite mu bitekerezo byayo hanyuma ukabikorera hano ku isi, kuko uri umwambasaderi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwacu, benshi mu rugendo rwacu rwo kwizera, ndazi neza ko dufite ibibazo mbere yuko duhura na Kristo. Dufite intambara, dufite ibigeragezo, dufite n'ibyifuzo. Hanyuma benshi dukizwa ntago twamenye, nta nubwo turushaho gukomeza kumva umuhamagaro w'Imana idufiteho muri Kristo Yesu. Hari ngo imirimo Imana yateguye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Hanyuma rero ubukene Imana igusangana, ibibazo Imana igusangana, ibyifuzo Imana igusangana, kenshi iyo dukijijwe tukinjizwa muri Kristo Yesu, dutangira kumva tugeze ahantu mu mugabo umunyembaraga uzadufasha no kugera kuri ibyo ngibyo byose. Ariko uyu munsi ndashaka kubwira ko ku mutima w'Imana hari icyifuzo gikomeye cyane cyatumye iguhamagara. Hari intego ikomeye cyane yatumye Imana iguturanya muri benshi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo Imana ishaka ko bibaho mu isi, mu ijuru, ngo nibyo ishaka ko bibaho no mu isi. Yesu ashimwe cyane. Hari ubushake bw'Imana, hari kwifuza kw'Imana mu muhamagaro wayo ku buzima bwawe, ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Rero mwene data, ndashaka kubwira ko mbere yuko uba wowe muri Kristo Yesu, Imana irashaka ko ubanza kwemera guhindurwa nayo no kumenyeshwa ibyo Imana ishaka, kugira ngo uhinduke umugende usohoza gushaka kw'Imana hano ku isi. Haleluya. Ndashaka uyu munsi kukwibutsa ko Imana ifite icyifuzo cyo kugira ibintu ikorera hano ku isi. Ndashaka kubwira ko Imana ifite imigambi yayo ishaka gusohoreza hano ku isi. Wambaza ngo ese iyo migambi y'Imana ni iyihe? Imana ngo irema umuntu, umunezero wayo, ibinezaneza byayo byari ukubana nawe. Hanyuma rero Imana ntabwo ishaka ko wowe ari wowe ugenga iteka ibyo ukwiye kubanamo n'Imana, ahubwo Imana irifuza ko uhagarara mu mwanya wo kumva ndetse no gusobanukirwa uburyo umuhamagaro wayo ku buzima bwawe hari ibyo ishaka ko mugendanamo. Yesu ashimwe cyane. Imana irashaka kuzurira muri wowe, ikuzuzanya nawe kandi igakorana nawe. Ntabwo Imana ishaka ko wowe uyihindura igikoresho cyawe. Abakristo benshi dufite ikibazo cy'uko dukennye iby'Imana ifite, ariko ntabwo dukeneye ko Imana itugira. Yesu yatubereye umukiza w'ubugingo bwacu, ariko arashaka no kukubera umwami w'ubuzima bwawe. Haleluya. Uyu munsi rero ndashaka kubwira ko hari ibyifuzo Imana ifite ko ishaka gusohoza hano ku isi. Iyo Imana rero wemeye kandi ikagutoranya muri benshi, irashaka ubwo busabane bwawe nayo, ugire umwanya wo gutega Imana amatwi n'ibyo ishaka, kugira ngo uhinduke umugende wo kugira ngo ubushake bw'Imana bwuzurire hano ku isi. Ndashaka kubwira ko ibingibi mu gihe cyose utarabimenya kandi utarafungura umutima wawe kugira ngo utangire kugira amatsiko y'ibyifuzo by'Imana ku buzima bwawe, ku muhamagaro wawe, hari ibintu byinshi bizahora bifunze mu buzima bwawe, kandi uzabona amasezerano Imana igivuga adafunguka ku buzima bwawe, kuko Imana ikorera mu rugendo rwayo yashyize mu buzima bwawe. Iyo utari kumuvinga rero mu migambi yayo, Imana iragutegereza kugira ngo izuzuze kugambirira kwiza yagambiriye ku buzima bwawe. Ntago amasengesho menshi
abasha gusohoza icyo Imana yavuze ku buzima bwacu. Ntago gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kuba ku misozi no kwiyiriza ubusa bizasohoza icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, ariko igihe uzarushaho kumva icyo Imana ishaka gukorera mu isi kandi gukoresheje, ukemera gutwarwa n'Imana mu migambi yayo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ko uzaba umuntu urushaho kuva mu bwiza bumwe winjira mu bundi. Ndashaka kugusengera uyu munsi kugira ngo Imana ihe umutima wawe koroha, kugira ngo wemerwe kandi wemere gutwarwa mu migambi yayo mu izina rya Yesu Kristo. Abagabo bakomeye mu isi bakomeye kandi ni abagabo bemeye gutwarwa n'Imana bagasoza imigambi yayo hano mu isi. Ni abagabo bagize amatwi n'umutima wo kumva ko hari icyo Imana ibashakaho mu gihe cyabo, hanyuma nibabe mu mwanya wo kwifuza kubana n'Imana kugira bakonsome ubutunzi bw'Imana gusa, ahubwo bagize umutima wo kubana n'Imana, haleluya, kugira ngo Imana Data yibemere kandi isohoreze ubushake bwayo mu buzima bwabo bari barifite hano kubaho mu isi. Ndashaka kubwira rero ngo nyemerera ufungure iki cyumba cy'ubushake bw'Imana, nyemerera ufungure iki cyumba cy'uko Imana ishaka kuza mu buzima bwawe ikagira ibyo ishyiramo kugira ngo ubeho kandi ubereyeho imigambi y'Imana. Ndaguha ubuhamya butoya. Ndibuka neza igihe cyanjye nkiri umusore, rimwe Imana yigeze kumbwira ngo ndashaka kuguhishura icyo nakuremeye gukora mu gihe cy'ubusore bwawe kugira ngo nzaguhe kubaka urugo waramenye icyo naguhamagariye gukora. Ni ukuri icyo gihe Imana imamagara yambwiye kureka comfort zone, ibyiza byari binzengurutse, inyinjiza mu muhamagaro umeze nko kuba mu butayu, kugira ngo ariko umutima wanjye ubashe kumenya no gusobanukirwa icyo Imana yandemeye kandi yashyiriyeho ubuzima bwanjye kugira nkore. Icyo gihe rero nemeye iryo jwi ry'umuhamagaro w'Imana. Ndashaka kubwira ko ntago byoroshye kandi kumenya neza no kugenda mu bushake bwawe uri kumenya icyo Imana yaguhamagariye gukora. Hari ibyo Imana igusaba kureka. Yabwiye Aburahamu ngo sohoka mu nzu ya so, siga inzu ya so, rekura ibyo byose, hanyuma ujye mu gihugu nzakwereka. Yesu ashimwe cyane. Yimye Hana urubyaro kugira ngo azasenge isengesho, kuko Imana yari ishakaga kubyara ko havuka umwana ufite ubuhamya kandi uzaturwa Imana kugira ngo abashe kugarura icyubahiro cy'Imana. Ifunga inda ya Hana amenya ko akwiye gusenga kugira ngo asabe Imana, kandi mu gusenga kwe aravuga ngo nzagutura uyu mwana. Amenya ko ubushake bw'Imana ku rubyaro rwe ni ukubyara umwana ariko akabyarira Imana. Hari ikintu Imana yakuremeye gukora muri ubu buzima. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ndashaka kukubwira ko ni abagabo batandukanye Imana yagiye ihamagara kugira ngo ibakoreshe ibyo ishaka, ariko bagiye basiga ibyo bashaka. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ibyo ushaka bitandukanye no gushaka kw'Imana, Umwuka Wera agoye guhishurirwa no kurekurana nabyo. Zimwe mu mpamvu zigiye gutuma udacogora nuko umutima wawe, nuko ubuzima bwawe buhuye no gukora icyo Imana yakuremeye gukora. Imana Data ikumpera umugisha, Umwuka Wera agutware mu migambi y'Imana. Imbaraga zose zitava ku Mana zirekura ubuzima bwawe. Kuzuzwa no kuzura kose kw'Imana kuzure ko kujyana kugutembesha mu migambi y'Imana ku buzima bwawe, kandi amahoro y'Imana atwarire mu mutima wawe, no kuzura no kunezezwa no kugendera mu bushake bw'Imana bikomeze kubyigana mu mutima wawe. Imana iguha imbaraga n'abantu baje kugusunikira mu bushake bwayo. Imana iguha umunezero n'ishyaka ryo gusohoza ubushake bwayo. Kuzura kose kw'imbaraga zuzurire mu mutima wawe mu rugendo rwo gusohoza ubushake bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bukomeze kukurindira muri Kristo Yesu, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen. Yesu aguha umugisha. Gahunda yacu nicyo gituma tudacogora nakagaruka. Nyemerera uri umukobwa kandi uri umuhungu, dukomeze kuzuzanya no kuzura, tubana muri uyu mwanya umunsi ku munsi turushaho kubakwa n'ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha, weekend nziza, umwami akomeze akunezeze mu izina ryera rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen.